undi munsi, indi ntambwe nshya Imana iguteje. Ubaye mu bahiriwe kuri uyu munsi wa kane w'icyumweru, itariki ya 6 Mata 2023, iminsi 96 muri uyu mwaka nawe urayirangije. Tera intambwe nshya mu izina rya Yesu. Komeza ubyima amatwi, kuko nanjye nzakugirira neza. Itangiriro 39 umurongo wa 10. Akajya abibwira Yosefu uko bukeye, ntamwumvire ngo aryamane nawe cyangwa abane nawe. Mwene data, uyu munsi Imana irakwifuzaho ubunyangamugayo bukomeye. Hari igihe uba ufite inshuti zikakubwira ibitekerezo byazo ariko bitari mu mugambi w'Imana. Ibyo ngibyo komeza ubyima amatwi. Kandi nanone kubw'ukuntu wagiye uba inyangamugayo ku Mana, ukima amatwi ibitekerezo bipfuye, imigambi ipfuye, inama mbi z'ibyaha, ntunicire inzira mu minsi yashize, bigiye gutuma Imana igutereka ahantu h'icyubahiro. Niyo mpamvu ikubwiye ngo irinde ndetse cyane ntiwongere kugira n'agato kakuyobya, aho gukomeze urindire iyo yakuvuzeho ni nayo igiye gusohoza. Mana Data wa twese Nyiringabo uhoraho, urakoze kugiye kugira neza mwene data, kuko atigeze yicira inzira cyangwa ngo yumvire inama mbi z'ibyaha. Imirimo yose umuntu akoreye mu isi urayibuka ukayizirikana. Yimuheremo umugisha kandi umuhe ubutwari no kuyoborwa n'umwuka wawe wera, akomeze gukora ibyo ushima, ukunda kandi wishimira. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.